turabasuje mwese nanone hano kuri Hope Base Ministries. Twongeye kubaha ikaze cyane mwese aho muherereye. Twishimiye kongera kubana namwe rero nyuma y'igihe kinini. Hano twabazaniye undi mushyitsi kandi kuri uyu munsi tugiye kubana. Ndizera ko muri buze kugubwa neza. Nkuko bisanzwe rero intego yacu murayizi ni yindi iboneka muri Yobu ibice 14 duhereye ku murongo wa 7 wa 8 wa 9 aho ijambo ry'Imana rivuga ngo erega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka n'igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungugu iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka kigatoha nk'igiti kikiri gitoya. Amen. So rero twongeye kukubwira ngo humura mu bihe bikomeye byose urimo. Tuje kukubwira ngo komera ihangane. Mu Mana niho hari uburuhukiro buzima, mu Mana niho hari amahoro, mu Mana niho hari ibyishimo. Igitondo kimwe nawe izuba rizakurasira. So rero kugira ngo dukomeze mu kiganiro cyacu, reka tubanze twakira umukozi w'Imana turi kumwe hano, umunyempano mumenyereye benshi muzi cyane, wabaye ishusho mbonerwamo y'urubyiruko rwinshi kubasha gutahura no kumenya ko impano zifite icyo zivuze mu buzima. Turi kumwe namwe Data Papa Boy. Turakwakiriye. Thank you. Tuguhaye ikaze cyane, twishimiye kukubona hano. Asante. Yeah. So tuguhaye ikaze cyane rero, turizera ko umeze neza. Ewa najewe mpora meze neza. Weekend yagenze neza. Weekend yagenze neza cyane. Twagiriye mu bihe byiza kabisa. Nakazuba ejo nabonye kari sawa, nakazuba karahari. Hari kirere kimeze neza. Ubundi Papa Boy ni muntu kimuzima busanzwe turetse we natarinja mu bindi. Mumeze kumuki ninde? Papa Boy ni umupapa usanzwe. W'abana 5. Hanyuma n'umufasha umwe. Abana 5. Nibo dufite ubunyine. Muracyakomeje. Nibo tugeze. Abana abandi bavuga ngo abo ngabo ngo nabo bari enough. Oya twebwe saha. Muracyakomeje. Biranashoboka yuko rwose abo ngabo nibo bo hagati. Icyo ni icyiciro cya mbere. Aracyari ikindi cyiciro cya kabiri. Ni umugisha ukomeye kabisa. Nibyo tugiye kwinjira mu bunyine. Cyiciro cya kabiri cy'abandi bana. Hanyuma mu buzima busanzwe ndi umukristo, ndi umwizeramana. Hanyuma ndatekereza ko mu buzima busanzwe ari byo ngibyo. Abantu benshi bakubonye hariya ngira ngo hari ntibari bazi igice cyawe kijyanye n'iyobokamana. Abo ngabo kabisa. Ndumva abo bamenye vuba. Ndumva bakumenye vuba. Oya nanjye icyo gice sinkizi cyane. Gusa nshobora kuba nzi kukijijwe ariko nta makuru menshi cyane mbifite. Wakijijwe ryari ibintu by'Imana ubundi wamenye ryari mu by'ukuri? Ubundi jewe nakijijwe muri 99. Nibwo nabwo nabatijwe muri 99. Yeah. Urumva uri umukristo mukuru. Ari nkiri umutineja. Ariko ndi umukristo ukuze kabisa. Sinzi ko tugenda tuva mu rwego rumwe tuja mu rundi mu buryo bwo kumenya Imana no guhishurirwa Imana, ariko gukizwa ni once. Yeah. Nakijwe rimwe, hanyuma ibindi byose ndimwo nibyo kugenda mpinduka insa na Kristo. Urumva? Amen. Nukugenda nkura niko wagundi umwana azakura agahera ku kwezi ku munsi umwe, akagenda akura azamuka uko ni nako tugenda dukura muri Kristo Yesu. Ariko agakiza ni kamwe, ukakira umunsi umwe, once for all. Amen. Yeah. Ariko gukura mu buryo bwo mu mwuka ni etape par etape. Yeah. Yeah. Rero jewe ndi umukristo umaze, urumva mfite imyaka myinshi kabisa. Urumva hafi 30 years. Hafi ngiye kugeza imyaka 30. Imyaka myinshi rwose ku muntu wamaze guhitamo cyane. Ufite idini uteraniramo ndibaza. Yeah. Ese byo bihuza gute amadini? Imyaka umaze ni myinshi. Hari intambara zira hanze hagati y'idini no gukizwa, bawumva abantu benshi. Hari uburyo wowe bitekereza gute? Ubona isano hagati y'idini no gukizwa? Ubundi nta dini rigira agakiza.
nta dini na rimwe uzoboneramo agakiza. Agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu. Idini ubwo ni iki? Tuvuge na byumvikana neza. Idini ni iki? Idini ni izina rya community. Nkuko twavuga cyangwa se izina rya company. Ni kuko hariho company zitandukanye, company ikora ama ice cream, company ikora ama biscuit, company ikora indege, company ikora imodoka ya Toyota, ya Nissan, company ya Mitsubishi, company ya Hama, company ya izingizi za nani za izi za Tesla. Urumva company urumva amadini ni company. Urumva tiwumva ariko agakiza ni Kristo. Rero mu madini ntuzohabonera agakiza. Ho ni iki hamaze idini ubona uruhare rw'idini. Ubundi hari idini hakaba n'itorero. Bidusobanurire byombi nta kibazo niyo byadufasha. Idini n'itorero idini rigira ishusho. Urumva yo kuvuga Imana. Rigira ishusho yo kuvuga yo kwitirirwa Imana. Ariko akenshi bikorerwa mu idini bihakana Imana. Hanyuma itorero ni itorero rya Kristo. Buriya hari ibintu amadini akora bihakana Imana. None utekereza ko Yesu yishwe n'abandi? Urumva dukurikije icyo Bible ivuga yishwe n'abanyedini. None se kandi bari bategereje Mesiya. Ntibaza ko hari icyo gihe abubu wageze se gwari cyahindutse niracyari kimwe. Ni munsi aje twamumerera nabi. Buriya iyo abantu barimo guseka Petero buriya nzana mbaka ibitwenge ngo ukuntu yihakanye Yesu kandi twebwe duhora tumwihakana buri munsi. Buri munsi warimwe n'Imana. Byibuze Petero yaramwihakanye gatatu gusa. Urumva gatatu gusa naho twebwe ni buri munsi every day. Gute rero bidusobanura kubera ko hari ukuntu kubivuga bigasa nkaho none se Yesu yaravuze ngo mwabafarisayo mwandyarya muzabona ishyano kuko mwikoreza abantu imitwaro mutabasha gukoza n'imitwe y'intoki zanyu. Urumva mubwira abantu inzira yo kuja mu ijuru ariko mwebwe ntayo murimo. Iyo ni dini yavugaga. Iyo ni dini yavuga. Urumva abafarisayo niko bari bateye bari abanyedini ni nako biri ibita. Urumva bari abanyedini bidini rya Kiyahudi. Urumva Judaisme n'uyu munsi rirahari. Tiwumva kandi n'amadini menshi ubona yavuye kuri Judaisme kuko niryo rya mbere ryatangiye. Niho habone gukurikira haya ngaya y'i Roma. Urumva yo mu Butaliyani iza Katolika. Urumva niho byavuye. N'ibintu byinshi bakurikiza byarahunga naho ngaba bikomora. Tiwumva ariko Kristo Yesu ni nayo impamvu batakundaga no kumwumva cyane kuko yarababwiye ngo igihe kiraje kandi kirasohoye ubwo basenga data umusenga mukuru no mu mwuka. Batakiza kumusengera hano ngo bave ikantaranga ngo baze kumusengera ngo Yerusalemu. Ibyo byararangiye. Urumva ni jewe dini ni jewe kanisa nyakuri. Ababa muri nshi urumva bafite ubugingo buhora. Amen. Tiwumva Yesu niwe rusengero nyakuri. Niho dukeneye kwinjira. Urumva ni muri Kristo Yesu. Ushobora nduruzi kuja mu idini cyangwa se reka mvuga itorero. Itorero ni rihamya Kristo z'ukuri. Urumva bayoborwa n'umwuka. Wabyumvise? Batayobewe na liturgia urayumva. Doctrine. Yenda byumva. Doctrine urumva itarimo n'umwuka habe na gato. Tiwumva imigenzo y'idini. Tiwumva ibyo ni mu bintu Yesu burya yarwanyaga. Yarwanyaga imigenzo y'idini akura abantu ku idini kugira ngo bamurebe iwe. Urumva kuko niwe shusho y'Imana itagaragara. Amen. Yaje akura abantu kubyo bashizeho azana iby'Imana yashizeho ngo bari byo abantu ba following. Abantu baranga iby'Imana bakurikiza ibyabo. Tiwumva n'uyu munsi yuvuze Kristo neza tiwemerwa n'abantu. Kuko
baba bakeneye ngo uzoze ucanganyamo n'utwabo Byo banga cyane urumva ibyo nibyo abantu bakunda cyane ariko uzanye Kristo neza ukaza ibyo imyemerere n'imigenzereze ye Kristo pure mamukoroganya uriya munaba ngo azakabza ego ubundi muri Kristo Yesu wari ukagombye gukabza ahubwo ndanahandi wari ukagomba gukabza muri Kristo Yesu niyo twakagombye gukabza yego kuko none se nimba ikintu ari ubugingo cyitwa eternal life none se kurumva atari cyo abantu bakagombye gutindamo cyane bagombye rwose kugishyiraho ahubwo niho twakagombye gushira n'imbaraga zose yego idini ngomba ko ribaho ubona idini ni umwanzi wa Kristo ntigomba kubaho noneho ntigomba kubaho kubwaho nta madini none se kwambwiye ko ufite idini je singira idini ngira itorero none se za company wambwiye nta company wamo jewe ngira company mbamo ndiwumva okay izo company okay izo wise company nizo ndikwita amatorero kuko itorero naryumvise ubundi buri nta mukristo bo mu idini hawo nk'abanyedini kandi wibuka yuko abanyedini bitirirwa Imana ariko bakayihakanisha ibyo bakora abantu bose bayoborwa n'isezerano rya kera urumva cyangwa se amategeko ko ari 10 nare ya yose 600 abagerageza kuyakora bose n'abanyedini abayoborwa n'ibyayoboraga isezerano rya kera ahantu hose uzobona hayoborwa n'ibyo bintu mu isezerano rya kera ntigeze haba itorero habaga idini none se ntandukanyiriza iryo dini wise company okay n'amazina nuko nanze wenda ku mpamvu z'umutekano wabo kubira ngo oya nje tuvuga amazina yes ugira amazina ariko kuko nshaka kumenya izo company ayo madini nta ruhande rutafitiye umukristo okay hari igihe Imana yogirira umunyedini ubuntu agahishurirwa Kristo ari mu idini urumva kandi amaze kumuhishurirwa ari muri rya dini aba yarivuyemo ahita rivamo tiyo kuyanganira gukomeza kuri bamwe none se mu rurimi rwacu ko bavuga ko iyo bavuze ngo amadini kimwe nuko ashobora no kurivamwo ariko azaterana n'abandi akaba ari kumwe nabo ariko akaba atemera ibyo bakora akaba afite icyo ayoborwa n'umwuka wera wabyumvise bivuye mu ijambo ry'Imana kuko kenshi usanga aya matorero menshi agenda ashiraho constriction donc iteko nshinga ridashingiye no kuri Kristo ahubwo rishingiye ku nyungu zaryo wabyumvise nibyo ugasanga nibyo banatindaho cyane si n'ibintu biganisha abantu ku Mana cyane mwese yose amatorero oya amatorero avuga Kristo gusa nabo bavuga Kristo nabo baramuvuga nyine baramuvuga ariko bakamuvanga n'ibindi kuko tutaza kubyitiranya iyo bavuze reka ngurugero niba mu isezerano rya kera batarigeze bayoborwa n'ibyisezerano rishe ni gute abo mu isezerano rishe bashobora kuyoborwa n'ibisezerano rya kera none so ntawe bihuriye ubwo umbwiye ko jewe nguhaye urugero umbwiye ko mwizateguzaga nakubwiye mu isezerano rya kera tibigeze bayoborwa n'ibyo mu isezerano rishe byari bitarasohoka aho ibyo mu isezerano rya kera ntibyemerewe gukora mu isezerano rishe oya Bibiri iravuga ngo byari igicucu cy'ibizaza none se nguko amategeko yari umushorero uzotugeza kuri Kristo Yesu ngo amare kutugeza kuri Kristo Yesu aravuga ngo jewe manda yaje nahirangiriye dore uwo nari ishaka kubagezaho nyakuri uwo amategeko asohoreramo ni nako Kristo yavuze dore nguyu niki twako dushaka none se ugize reference ku isezerano rya kera ubukoze cyaha hari ikibazo hari kosa ubukoze oya ntakosa ubukoze urumva ariko uvuga isezerano rya kera nk'irishura Kristo wabyumvise uvuga isezerano rya kera nk'irishura Kristo apana kurivuga nk'uko ryari riri mu isezerano rya kera oya kuko ryari Kristo yaratarahishuka ubu nyine ntitwemerewe kuvuga ikindi mu itorero keretse Kristo gusa nta kindi twemerewe kuvuga isezerano rya kera ubundi isezerano rya kera gasimba mvuga biriya bitabo itangiriro kuva kubara Abalewi Samuel wa mbere Samuel wa kabiri abami wa kabiri Rusi urumva saba mpamvu ba Yosuwa urumva no kubara urumva ingoma za mbere ingoma za sivyo mpamvu oya ibyo ni ibitabo byanditswe mu isezerano rya kera ariko si byo sezerano ibyo ni ibitabo byanditswe ku ngoma y'isezerano rya kera sindabyumva ariko ibyo si byo sezerano wabyumvise ni ukuvuga ngo rero
niba umuntu ashobora gusoma mu gitabo cy'itangiriro ntayishuremo Kristo ceceka tuhasoma. None se nta kintu na kimwe isezerano rya kera gihari cyafasha umukristo ubu ngubu aho gihishure Kristo kitari Kristo. Oya nta kindi cyo mufasha. Oya ntibibaho. Nta kindi kivugwa. None se wemera ko abantu bashobora kwigira ku bandi? Icane. Wemera ko nshobora gusoma ubuzima bwawe uko wabayeho bikamfasha guhindura ubwanjye cyangwa se bigatuma nkugira kabarore cyangwa nkuko twavugaga nkuko mu mpano yawe ukoresha uyu munsi hari gufatiraho urugero kutakumenya kwabo bifite icyo zabahomza kinini. None ngiye muri isezerano rya kera ngasoma inkuru ya Yosuwa ngasoma inkuru ya Eliya ngasoma izo nkuru zose ninshaka nzisome nk'amateka y'ubuzima babaye mu buzima bwabo nka histoire bisanzwe. Niba bifite icyo bimariye ubuzima bwanjye imibereho yanjye aho byogira icyo bikumarira ariko mu buryo butari ubwiyobokamana. Ariko niba ushaka kugira icyo bimarira mu buryo bwo kumenya Imana bihishuramo Kristo. None se kumenya ko Eliya yasenze umuriro ukava mu ijuru nkamenya ko yabikoze kubera ko yambaje Imana icyo kintu nkakuraho isomo ry'uko nshobora gukora ibikomeye mbiheshejwe no gukora ngerageje gukora urugendo nk'urwe nicoga nanjye mpaye mvuga urwo rugendo ni rwiza cyane. Iryo ni isezerano rya kera urumva urwo rugendo ni rwiza cyane tiwumva urwo rugendo ni rwiza rwose tiwumva ariko wabyumvise ikintu cyose uvuze cyo mu isezerano rya kera habe no mu isezerano risha ukakivuga nka histoire kidafite icyo gishaka guhishura kuri Kristo Yesu tacu buharivugira watakaza umwanya. Banza umenye ngo amateka y'aba wa muntu agizwe n'icyo ahagazeho. None se mu isezerano rya kera hari inkuru zidahishura Kristo zirimo? Hoya aho nibyo nyine ariko ikibazo rero mu idini tugira baza bavuga amateka bakavuga amateka histoire jewe nibyo nize tiwumva jewe nize histoire amateka urumva science zimene wabyumvise bageze batwigisha bakavuga intambara ya kabiri y'isi bakavuga intambara zose zagiye zibaho conference de Berlin histoire ukazamunezerwa ukazamuje ko kuzuzwa tiwumva no mwitorero ari igihe kenshi usanga ari ko abantu bigisha abantu amaranga mutima kazamuka kandi nta Kristo baravuga bakirabagiza ko bifite aho bihure n'ubundi na Kristo. Urumva ubundi ugomba kuvuga histoire yose mu ijambo ry'Imana tiwumva tuvuge nidushaka tuvuge histoire ya Delila na Samson urumva sometimes hari abantu batekereza yuko ari ibabaje ariko ntibayibonemo Kristo. None gusuka mu dusomero ukuntu Samson yashatse Delila kandi bitari byemewe kuba umuyuda ashobora gushaka umufilisitiyakazi ati timugashaka abantu mudahuje ubwoko bikarangira ari ibintu gusa kandi ahubwo muri ya makuru yose ni Kristo yavugaga gusa n'umugeni umukwe n'umugeni tibatekeze ukuntu Samsoni yari umunaziri ariwe Kristo Yesu tibatekeze uburyo Kristo Yesu yakunze indaya nkatwe donc abanyabyaha tiba muhishuramo ngo yadusanzwe twigaragura mu ivanga yego uwo niwe Delila agereranywa n'umunyabyaha agereranywa natwe twebwe twese tiwumva hanyuma Samsoni donc nk'umunaziri umuntu utari uriho ikibi umuntu wari waragenewe kuba imbere y'Imana ari umwere urumva none akamavuga ngo jewe kwanza sinshaka umukobwa wawe wiwacu sinshaka mwene wacu ndashaka umufilisitiyakazi abo tutari twemerewe gushaka. Twebwe bari kuri amasezerano y'Imana twigijwe hafi twaremewe muri Kristo Yesu. Yesu yaratubengutse urumva ukuntu iyo nkuru irimo Kristo wenyine gusa niwe gusa none wowe ukamuhekera gusa ngo tureba ngo gushaka umunyamahanga ngo umukobwa utari mwene wanyu murebe ibibazo yamuteje none ukamukura wumva yuko utagomba gushaka umunyarwanda ngo umunyamahanga wowe uri umunyamurenge wumva yuko utagomba gushaka umurundi ngo habe nayo birango zibivuga aho
ngo uva yuko utagomba gushaka umunyakenya cyangwa umuzungu ngo ni umunyamahanga ngo wowe nimbura umunyamurenge cyangwa nimbura umunyarwanda cyangwa nimbura umurundi cyangwa nimbura umugande nimbura umunyakenya urashaka bene mwene wanyu gusa urumva ahubwo kera binaremye none se icyambere abantu baramenya yuko ubundi iyo ushatse ubundi kuriya uba ubuyise wihuza na bwa bwoko ubuyise ushiraho ikiraro kizoza kiva muri bwa bwoko kiziwanye abumvise harimo kwaguka tiyumva ariko wowe gahita wumva yuko ahubwo none hari bibi ushingiye kuri Samson na David tiyumva sasa nico gana ariko shaka kuvuga urakoze cyane kandi ndizera hari abantu bafite icyo bashije kumvamo hano gusobanukirwamo none amadini n'amatorero ndumva ari ikintu gikomeye cyane abantu bakwiriye ubundi mu idini nta Kristo uvugwamo bagaragaza ishusho yo kwera ko ari we bavuga ariko umunsi yomanuka ngo mutera amabuye uwavuga ko tubaruzwamo wese ari amatorero okay ubibona ute n'ubundi hariho ubundi ahantu hose hariho umugeni wa Kristo hariho n'abataraje no mu itorero na rimwe kandi abageni ba Kristo tiyumva kuko kuba umugeni wa Kristo sukuba muri kampani runaka yitorero wenda reka tuvuge gutyo kugira ngo hatagira umuntu wenda turi buze gukomeza yes tiyumva ariko akaba kuko n'ubundi yaravuze ngo igihe kiraje kandi kirasohora ngo basenga data by'ukuri batagomba kumusengera mu idini runaka cyangwa mu itorero runaka ahubwo bazamusengera mu kuri no mu mwuka n'iryo torero nyakuri tiyumva bishaka kuvuga ngo aho wowe uri hose uwo usengera mu kuri no mu mwuka habe no mu modoka yawe usenga ntiacifuza urasengera utwaye guki modoka ngo mana urabona ikibazo mfite wa mana waje kugera mu rugo ugasanga cyashubije cyangwa ukamva ku telefone tibisaba kugira ngo uje mu itorero runaka ariko kandi icyo bifasha kuja mu itorero runaka nuko uratanga ubuhamya bya ndikwa gutuga ubunye bimfasha binyubake imana ricitse intege cyumva byongere kandi binzamure bitume nongera kandi gukura mu buryo bwo mu mwuka urumva uraririmba numve kandi nkunze Imana yego urumva niyo mpamvu guterana ari ngombwa urumva uramfasha nanjye nkagufasha turacyazanye cyumva ninga kwa kundi kwicuma kiza gicyaza mugenzi wacu tuzubona ko ivyuma abantu bazi gucyaza nta kiri cyaza cyonyine tibishoboka wo gucyaza ku muyaga bazuga cyo gukura cyaza icuma tibishoboka ni ngombwa habe ari ikindi cuma gicyaza mugenzi wacu biracyazanye niko n'abakristo niko n'abana b'Imana urumva niko tumeze iyo twagiye mu materaniro rero no kudaterana bifite ingaruka zikomeye ku muntu wemera Imana bifite ingaruka zikomeye urakoze cyane mbere bishobora gutuma ugira intege nke urumva aho icyaka bizotuma ibyaha bikugiraho imbaraga kuruta uwateranye urumva aho bituma donc bituma wiyumvamo guilty ukiri urubanza urumva kuko umva hari uburyo utari comfortable muri wowe wabyumvise hari byinshi ubuzi tiyumva kuko ushobora gusoma Bible ariko naje mu rusengero nkumva basomye handi je utari narasoma tiyumva cyangwa bakanahasobanura uko utahumva cyangwa bakanahasobanura uko jewe tarinzi bikamfasha tiyumva cyangwa umuntu agashima kubyo Imana yamukoreye nanje nkumva yuko kumbe iki kibazo mfite ahubwo kumva ari cyo coroshe paraporo yicu uriya yari afite rwose ugahita wumva ikibazo wowe ufite kirorosha ahubwo ugahita wumva ahubwo yuko ari wowe utari wizeye Imana neza tiyumva kubera yuko akenshi iyo umuntu ari mu Mana neza ibibazo akunze kugendera hejuru y'ibibazo jewe narabibonye ubwo buzima nabo bayemo iyo umuntu ari mu Mana iyo umuntu ari mu rukundo rw'Imana iyo umuntu ari mu byishimo by'Imana tuzi ukunda kumenya kuri n'umukene oya kuko iyo uri mu mwuka ntukunda kwireba cyane yego oya pi tiyumva ukunda kureba ku Mana cyane tiyumva noneho rero iyo ukuye amaso ku Mana nibwo uza wibonaga ko ubona wowe nta mafaranga ufite ndapfuye ko noneho uko muri account yanjye arimo zero uko noneho ko nta mahuzu mfite ndabaho bikunde ko nta mahuzu mfite ko nta noneho ko nsigaye mfite ikirato kimwe ibyo zubimenye iyo wagaritse mu mubiri ni nayo mpamvu babana b'Isiraheli baremuke mu butayu kuko bari bakuye amaso kuri Kristo akavuga ni munde muraba
bamukuraho amaso gutyo bamukuyeho amaso bakama bapfubwa bakabahamba ariko bamushizeho amaso zose imico birivuga barakize baraje bakabagera mu gihugu cya Kanani. Yego. Tugenda turangana ku musozo. Ibintu bijyanye n'impano umenye ryari ko ufite impano yo gukina amafilme comedy uri influencinga cyane ku bantu benshi wamenye ryari ko ufite iriya mpano nini iki wakoze kugira ngo ko nyuma yo kumenya ko ufite impano hagera intambwe noneho yo kuyishyira mu bantu hanze ukayigaragaza wakuyeho izo mbaraga? Kumenya ko nyifite nabimenye kera ariko mbimenya hataraba iyi social media hataraba za YouTube none kavuga ati ni ibintu gusa byo guseta abantu uwo duhuye kamusetsa urugo ngezemo kabasetsa naje nkavuga nkumva gusa turasetse urumva rimwe na rimwe mu makwe no mu Rwanda bagazakunda mutumira papa boy nyabuna musume cyoge nari ntaritwa papa boy nari nitwa boy mutumira ze nyabuna mu muhuro adusetse bisanzwe nuko kagenda tukara dutera igipindi bugasha urumva ku ishuri nuko nguko uko nari umuyobozi w'abanyeshuri b'abarokore ku ishuri none nkabwiriza abantu bakishima abantu bagaseka abantu bakavuga ati jewe yo boy yabwirije ati jewe inzanezerwa tikuko zabwiriza ha nasetsa ati ibintu bikumvikana cyane kandi bigatuma umuntu ashaka kumutegera kuri assemblement directeur akavuga ngo papa boy naze adutangira amatangazo nije wagazutanga amatangazo kugira ngo bumve mu kwazo abanyeshuri bakumva cyane kurenza ko headmaster yatanga amatangazo none cyambere baraseka bagaseka bakashaka kuntegera cyane urumva naho niho natangiye gusobanukirwa ibise nibyo bazabita impano urumva hari hataba ibintu bihishura ibintu biri mu muntu wumvaga ariko ari imimerere yawe bisanzwe tanu waruzi yuko none ni ryari wumvise ugize igitekerezo cyo kuvuga mbonyi umunsi mbonye agara hano muri Australia mbonye Israel niyo muntu wambwe urumva nakoze utu video to kumwamamaza kandi ntamuzi nawatanze tutaranavuga so byaro tarabitangira burya hoyaye nari tarabitangira niwe waje ageze kuri airport arambwira ati niwe papa boy yarakubwiwe n'iki yakumenye nonoga yabonye gutu video mpamwamamaza yarambwiye ngo nandi mbaye tureba mu ndege ati ngaseka ngahwera kaba uyu muntu no muntu meze gute ko mbamba nari n'umuntu w'umugabo ibi bintu yabitekereje gute ati kandi n'ukuntu bino bintu bigira amafaranga akamayamamaza umuntu atamaha amafaranga ati shewe ranta ni igitekerezo wagize gusura bikora ndabikora gusa kubera ukuntu ni ibintu biri mu muntu yego tugira amahoro utabikoze tubona amahoro utabikoze abe nubwo abandi baguseka nta kibazo kuko ni ibintu sasa ikintu kikurimo kiza kikuza amahoro yego cyumva urumva abanyarwanda baciye umugani ngo wo kwiruka ugasige kikwirukankana ariko ngo ikikwirukamwe uza wiruka gukajana naco yego urumva rero nta buryo ugihunga nonoga mbonyi Israel ageze hano muri Australia avuga ati wa mugabo ni we papa boy tinije ni wewe wari gukora twatu video none wabitewe ni toya ni ibindi mu ni kwa kundi babajije rusake niki kiza kikubwira ko saa 9 z'ijoro zigeze ukabika hati ni ibimba ati nzabyiyumvamo gusa kama mbona amababa gusara kubisa nukuvuga ngo rero ikintu kiri mu muntu tibisaba ngo ne muntu abikubwire bakubwira ngo kora ibigira gutya ni ibintu yabikurimo wo bikora nabi urumva none ukabona abandi bantu bakudirectinga ariko babonye ko kera hari ibyo ukora tiyumva bakavuga uyu muntu afite impano ariko ntaramenya uburyo bwo kudirectinga ntarabona director tiyumva noneho undi muntu akaza akakudirect ninga kwa kundi kwa bakondicteur urabona wowe iyi impano ufite uzuvuga ati uyu mwana ukuntu mpamwumva umucurazi mwiza ariko reka muyobore cyumva muhe kwanza discipline muri ibi bintu bikazotuma abo umucurazi mwiza ejo hazaza cyangwa se muri limbs abakondicteur bafite impano y'ubukondicteur azayumva umuntu ari limbs gutya akamubonera kure umuntu no mwegera kamuyobora neza yozoririmba abantu bagafashwa
ubwiza bw'Imana bukamanuka kandi nyine yabikora bikaba byo kwakundi iyi kintu abanyempano benshi bakeneye aba director wenda icyo tuzakiganiraho icyo kintu kabisa utwemerera undi munsi uzaza tukiganiraho ikijyanye ndi highway ndi freely tuzakiganiraho rwose icyo kintu kijyanye n'uburyo bwo gufasha no gukuza impano burya ufite impano yawe ukoresha burya ikurinda n'ibintu byinshi cyane cyane so tuzabirebera hamwe tubyinjiramo neza turebe rwose uburyo ibyo bintu nabyo byafasha abantu hari n'imigisha myinshi Imana yageneye abantu cyangwa se hari n'imigisha myinshi itari yagera ku buzima bwawe wowe wadukurikirana kubera yuko utarakoresha impano yawe umunsi uzohaguruka ugakoresha impano yawe niho umugisha wawe wose ukubiye umuntu uzokugirira neza azokugirira neza biciye mu mpano yawe nimba umuntu akoresha impano yiwe for free ntawamuhamagaye gusa kubera ko ari ibimurimo bitakunda kutayikoresha so bivuze ko kuyikoresha noneho rwose bifite burya icyambere kudakoresha impano yawe icyambere wowe urahomba nabi Imana yageneye ko yuko ibazo gukurikirana bagafashwa biciye mu bihangano byawe nawe bagahomba uko zindi kibi cyane urihombya ugahombya n'abandi ntiyumva ariko iyo ubikoze bikungura n'abatuyise icyo kintu rwose tuzakiganiraho nyemerero tuzagutumira undi munsi uze dukore ubundi impano navuga yuko ari kapito ikomeye isi bifite cyangwa se isi ikeneye kuko urebye mu bintu byinjiza amafaranga ya mbere ku isi ni abanyempano entertainment reba abakinnyi b'umupira nibo bantu ba mbere bahembwa amafaranga ya mbere ku isi abakinnyi b'amafilime muri Hollywood nibo ba mbere bahembwa amafaranga ya mbere ku isi nta bandi bantu bahembwa ayo mafaranga habe n'abaperezida bahembwa ayo mafaranga no mu muziki entertainment donc abanyempano naho niho ubutunzi bwose rwose havuyeho inoro na peteroli nahoze ndeba nimugoroba ejo indirimbo Chris Brown yashyize hanze yari imaze amasaha 20 ayishyize hanze ureba abantu bamaze kuyira abantu bamaze kuyira mu minota 20 miliyoni zigera kuri 2 iminota 20 ku ndirimbo y'iminota itarengeje itarageze isaha indi mitengeje iminota ingahe nyine urabona ko tubivuze twe ku mpano uburyo impano zifite imbaraga jewe ubu nyine ikintu jewe no kangurira n'ababyeyi ni ugushora abana babo gushikira abana babo mu mpano impano nico kintu ca mbere nimba mudamukenera ko abana banyu bazokorera amafaranga menshi nta kindi kintu kiruta impano yego nimba ubona umwana wawe afite impano y'akaguru gukina umupira cyangwa basketball na volleyball tennis uzoza umufata umushire mu modoka umujani iyo babikorera wongera uje kumugarura kurenza kwa kundi uwo mufata ukamujana kumutsindira mu ishuri kandi impano yiwe atari yo kwandika impano yiwe uri mu kuguru ikaramu yiwe no kuguru abandi amakaramu yabo urumva ni ukwandika nyine n'ikaramu nizo mpano zabo urumva abandi impano zabo wabyumvise ni hano mu bwonko gukoresha iyi technology urumva computer science umvise abantu titukaza dutekereza yuko amashuri ngo kujana umwana wa mu ishuri ngo ugenda ngo uzige hari abize benshi kandi babura n'imirimo kandi nizo mpano n'ikindi ziranigwa nazo ishatse kuzi niyo mpamvuga aho boza umujana mu ishuri rya yampano yego aho bigishiriza gukina umupira awumenye neza donc bamu directing cyumva kubikora kandi bibe perfect kubikora neza hari kubikora hakaba no kubikora neza yego cyumva iyo umuntu rero atarabona director arabikora ariko ntabikora neza babyumvise niko kuri rwose rero iyo ufite impano y'ikintu noneho ukagira amahirwe rero ukaja kuciga noneho donc kuciga ni ukukinogereza biba bikurimwo talent ubundi icyo bavuga talent urumva itandukanye na knowledge ni ikintu wiga talent ntuwiga oyaye talent biba bisobanura ngo ni ikintu waremanywe ni ikintu karemano Imana yakuremeye noneho rero iyo haje amashuri rero yo kubyigisha tibaba bagiye kukwigisha talent baba bagiye kukwigisha uburyo uzoyikoresha
way nziza, inzira nziza zo gukoreshamo ya talent yawe ikugirira akamaro birushijeho. Oya ko cyane reka twavuge ibyo bintu ndumva ni birebire cyane kandi biraryoshye kubivugaho. Ni birebire twobirangiza nyine se nama episode. Urubyiruko turabikeneye cyane. Urubyiruko ahubwo nibyo bintu mugomba kuja mu cyane. Turabikeneye rwose. Kuko reka ndaguheza urugero. Uko gakera washomboroje kandi nta kibazo reba hano mu mujyi ejo bundi abakomedian. Urumva? Kuja kureba abakomedian. Abakecuru n'abasaza bakazava iyo mu myoma ikantaranga mu byaro n'abana babo n'abuzukuru bakazana Brisbane kureba abamuzicien n'abakomedian. Urumva? Kwinjira umuntu umwe ari $200. Bakinjira bakuzura abapolisi bakazabura uko bakagenda uko abantu baraja impano gusa ta kindi ni impano gusa. Oya ibyo bintu tsabivugaho rwose. Ariko twebwe muri community zacu turacafite ikibazo gikomeye. Ayibwe se ngo ninkora ibingo bazovuga gute? Ukeneye ngo bazovuge gute? Urashaka gukora ngo nurangiza ufunge n'abantu akanwa. Bareke kuvuga icyo bashaka. No, wowe kora hanyuma nuzovuga uzomureka avuga uko ashaka. None urashaka ngo ibikorwa byawe bihindura abantu kubibimeme. Ibi ikorwa byawe uhawe ukora bihindura abantu kubibiragi bareke kuvuga ngo kuko wakora. Ureke wowe ukora niba rangiza bakuvuga uko bashaka. Kandi buri muntu wese akujudging sero nuko akubona. Guys, nimwumve rwose ayo makuru muyumve cyane nanjye mfite yavugaho byinshi tuzafatakanya n'uyu mugabo tubiganiraho neza. Tugana ku musozo nkuko nari mbivuze kuko sinari kugenda ntakubajije kuri iki kintu cy'impano kuko nzi ko impano yawe ifite uruhare runini cyane mu gufasha abantu.